udahwema kugeza igihe muzapfira, kubera ingoma y'ijuru, umubereho gusa gukorera Imana n'abantu. Ndabishaka kugira ngo rero mugaragarize imbere ya Nyagasani na Kiliziya ye ko mubyemeye mubikuye ku mutima. Ngaho nimutera intambwe mujya mbere. Mwebwe mwese murashaka kwikomezamo umutima wo gusenga by'akarusho, uburyo bukwiranye n'inzira mwahisemo gukurikira, mukazahora rero muharanira kunguka umutima, akaba nawo ubatera kurangiza nta buhemu imihango y'amasezerano, imihango y'amasengesho harekeza umunsi, mukurikije uburyo bwanyu bwo kubaho, kandi mushyize hamwe na Kiliziya umuryango w'Imana, nayo musabira ndetse musabira n'isi yose. Murashaka ko imibereho yanyu yagenda irushaho kwishushanya n'iya Kristo, ubwo mugiye nyine muzajya mufata mu biganza byanyu umubiri we n'amaraso ye kuri alitari. Ndabishaka kandi Imana izabimfashamo. 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 Abatorewe udiyakoni bamaze gusezerana imbere yacu twese umurimo bagiye gushingwa, bazakorana umurava mu buryo buhuje n'amatwara ya Kristo na Kiliziya, bayobowe n'umwepiskopi. Niyo mpamvu muri aka kanya buri wese muri bo agiye kwegera umwepiskopi, akamupfukama imbere, hanyuma agashyira ibiganza bye bibumbye mu by'umwepiskopi, akamusezeranira mu ijwi riranguruye kumwubaha no kumwumvira we n'abazamusimbura bose. Usezeranye kuzanyubaha no kuzanyumvira ye n'abazansimbura bose. Ndabisezeranye. Imana yagutangiyemo umurimo mwiza, izanawukomeze kugeza ku ndunduro. Usezeranye kuzanyubaha no kuzanyumvira ye n'abazansimbura bose. Ndabisezeranye. Imana yagutangiyemo umurimo mwiza, izanawukomeze kugeza ku ndunduro. Usezeranye kuzanyubaha no kuzanyumvira ye n'abazansimbura bose. Ndabisezeranye. Imana yagutangiyemo umurimo mwiza, izanawukomeze kugeza ku ndunduro.
usezeranye kuzanyubaha no kuzanyumvira njye n'abazansimbura bose. ndabisezeranye. Imana yagutangiye umurimo mwiza izanawukomeze kugeza ku ndunduro. usezeranye kuzanyubaha no kuzanyumvira njye n'abazansimbura bose. ndabisezeranye. Imana yagutangiyemo umurimo mwiza izanawukomeze kugeza ku ndunduro. usezeranye kuzanyubaha no kuzanyumvira njye n'abazansimbura bose. ndabisezeranye. Imana yagutangiyemo umurimo mwiza izanawukomeze kugeza ku ndunduro. usezeranye kuzanyubaha no kuzanyumvira njye n'abazansimbura bose. ndabisezeranye. Imana yagutangiyemo umurimo mwiza izanawukomeze kugeza ku ndunduro. usezeranye kuzanyubaha no kuzanyumvira njye n'abazansimbura bose. ndabisezeranye. Imana yagutangiyemo umurimo mwiza izanawukomeze kugeza ku ndunduro. usezeranye kuzanyubaha no kuzanyumvira njye n'abazansimbura bose. ndabisezeranye. Imana yagutangiyemo umurimo mwiza izanawukomeze kugeza ku ndunduro. usezeranye kuzanyubaha no kuzanyumvira njye n'abazansimbura bose. ndabisezeranye. Imana yagutangiyemo umurimo mwiza izanawukomeze kugeza ku ndunduro. muri aka kanya uwatorewe ubupadiri nawe agiye gusezerana. abatorewe ubudiyakoni baba basubiye mu byicaro byabo, hanyuma watorewe ubupadiri ahaguruke nk'uko nawe wabikoze imbere y'umwepiskopi, nawe asezeranire Imana Kiliziya uzasoza neza ubutumwa ashingwa yubaha kandi yumvira umwepiskopi. arabigenza nk'uko barumuna be bamaze kubikora, gusa we ntari busabwe gutera intambwe kuko yabikoze umunsi yahaweho ubudiyakoni. musabire kuzabitunganya neza. Mwana wanjye nkunda, mbere y'uko ujya mu rwego rw'abapadiri ni ngombwa ko imbere y'ikoraniro ry'abakristo imigambi wifitemo byerekeye umurimo ugiye gushingwa. none rero urashaka kuzajya ukora ubudahwema umurimo w'ubusaserdoti wo mu rwego rw'abapadiri, ugahora ukereye kuba umwungiriza udahinyuka mu rwego rw'abepiskopi, ukuragira neza ubushyo bwa Nyagasani uyobowe na Roho Mutagatifu. ndabishaka. urashaka kuzajya ukorana ubwitonzi n'ubudahemuka imirimo yerekeranye n'ijambo ry'Imana, wamamaza ivanjiri kandi usobanurira bose amahame y'ukwemera Gatolika. ndabishaka. urashaka kuzajya uhimbaza imihango mitagatifu
ukomoka kuri Kristo, ubigiranye gusabanyiramana n'ubudahemuka, kugira ngo usingize Imana kandi utagatifuze imbaga y'abakristo ukurikije uruhererekane rwa Kiliziya, cyane cyane utura igitambo cy'Ukarisitiya kandi utange isakaramentu rya penetensiya. ndabishaka. Urashaka kuzajya ufatanya natwe abepiskopi utakambira Imana, usabira imbabazi imbaga y'abakristo ushinzwe, bityo ugahora ushishikariye itegeko ryo gusenga ubudahwema. ndabishaka. Urashaka kugenda urushaho kunga ubumwe na Kristo, we musaserdoti mukuru witanze ubwe mu kigwi cyacu, wabe igitambo kitagira inenge gituma Imana Data, bityo nawe ubwawe ukiyegurira Imana hamwe nawe kugira ngo ufatanye nawe ukiza abantu. ndabishaka kandi Imana izabimfashamo. bavandimwe twese twunze ubumwe n'umwepfuti wacu, tugiye guturira izi ntore amasengesho twisunze urugaga rw'abatagatifu. Turatakambira Imana tuvuye ku mutima, rubahunda ingabire n'imbaraga, bityo umurimo mwiza yabatangiyemo ikibarema muri aka kanya watorewe ubupadiri agiye nawe gusezeranira umwepiskopi kuzamwumvira ndetse no kumwubaha, akabikora ashize ibiganza bye bibumbye mu by'umwepiskopi nk'uko abadiyakoni nabo babigenje. Usezeranye kuzanyubaha no kuzanyumvira, ni nawe uzansimbura bose. ndabisezeranye. Imana yagutangiyeho umurimo mwiza, izanawukomeze kugeza ku ndunduro. Nkuko nari maze kubabwira rero, muri aka kanya tuzi umwe n'umwepiskopi tugiye gutura izi ntore zacu amasengesho twisunze urugaga rw'abatagatifu. Turatakambira Imana tuvuye ku mutima ngo ibahunde ingabire n'imbaraga, bityo umurimo mwiza batangiyemo kibarema izabakomezemo kugera ku ndunduro y'ubuzima bwabo. Abatowe bararambarara hasi bubitsinda, ikimenyetso cy'uko biyemeje kwitangira imbaga y'Imana biyoroshye, bagakorera Kristo batizigama kandi bakaba birunduriye mu biganza by'Imana mu buryo budasubirwaho. Amasengesho yacu araza gusozwa n'iravugwa n'umwepiskopi arambuye ibiganza, nuko natwe twikiza icyarimwe tuti amen. Turabasabira twese duhagurutse, ababishoboye kane. Bavandimwe nkunda, mucyo takambira Imana Data ushobora byose kugira ngo abagaragu be yemeye kwakira mu rwego rw'abadiyakoni n'urw'abapadiri basakazemo umugisha atanga kuba.
Maria mutagatifu mubyeyi w'Imana Mikaeli mutagatifu Wamalayika w'Imana batagatifu Yohani Batisita mutagatifu Yosefu mutagatifu Petero na Paulo batagatifu Andrea mutagatifu Yohani mutagatifu Maria Maddalena mutagatifu Stefano mutagatifu Ignasi wa Antiochia mutagatifu Agnesi mutagatifu Perpetua na Felicita batagatifu Laureni mutagatifu Athanasi mutagatifu Basili mutagatifu
ubakomeze mu nzira y'iyobokamana riboneye utwumve turagutakambira gira ibambe maze abantu bose uw'amahoro n'ubwumvikane nyakuri utwumve turagutakambira ibambe maze izi ntore zawe ziha umugisha utwumve turagutakambira ibambe maze izi ntore zawe ziha umugisha kandi uzitagatifuza utwumve turagutakambira gira ibambe maze intore zawe uziha umugisha uzitagatifuze kandi uzegukane burundu utwumve turagutakambira gira ibambe maze natwe ubwacu duhumurize duhore tugukorera uko ushaka utwumve turagutakambira Kristu twumve nyagasani mana yacu gira impuhwe umva amasengesho yacu maze bigiye kuba mu kanya bikoze natwe ubasha tugukesha mushyigikire we muvunyi ugira ubuntu nuko aho tugiye kugutura twizeye ko bakwiye gushyirwa mu nzego bagashyira imirimo mitagatifu
urwunge rw'amasengesho atakamba tugeze mu mwanya ukomeye w'itangwa nyirizina ry'ubudiyakoni. Abatorewe ubudiyakoni bagiye guhabwa ingabire n'umutagatifu babigejeje ku mwepiskopi arabaramburaho ibiganza anabagiraho isengesho ry'Yegururamana. Abatorewe ubupadiri araba agiye ku ruhande, hanyuma abatorewe ubudiyakoni bace bugufi, hanyuma tubanze tutabaza n'umutagatifu mu ndirimbo y'umutumira Beni Creator niza kurangira ngo umwepiskopi aragenda arambura ibiganza ku mutwe wa buri wese bucece ntacyo avuga. Nabahetura arakomeza kurambura ibiganza biberekejeho maze avuga isengesho ry'Yegururamana aryo nyine riza kubasezezamo ingabire z'ubudiyakoni. Narangiza twese tubikiriza tuti amen, hanyuma dushimira Imana kubera ko nyine abana bafaratiri barababaye abadiyakoni uburyo budasubirwaho. Twese duhagurutse rero tugiye gutumira Roho Mutagatifu mu ndirimbo Beni Creator. Korali iradufasha.
bavandimwe nta gushidikanya kiliziya umuryango w'Imana imaze kwibaruka abadiyakoni 10 bose. Turashimira Imana ku iyo ngabire ihebuje ihaye kiliziya. Umwepiskopi nyuma yo kuramburaho ibiganza agiye babugiraho isengesho y'Yeguramana iza kuba sesekazamo ingabire z'ubudiyakoni. tube hafi turakwinginze Mana ishobora byose, we rugaba utanga icyitwa ingabire cyose, ugashyira buri muntu mu mwanya umukwiye, ukanamugenera umurimo azakora, uvugurura byose ukabigira bishya, utagize icyo uhindukaho nawe usa, nuko ukamenya guteganya byose kuva kera na kare, ukagenera buri kintu umwanya gikwiye, kandi ugatanga ibikenewe igihe kigeze, bityo ugatunganya byose ukoresheje ijambo wawe, nawe imbaraga zawe na bwenge bwawe, Yesu Kristo umwana wawe umwami wacu. Washatse ko kiliziya yawe ari nayo mubiri we igirwa n'abantu banyuranye kubera ingabire z'ijuru ziteye kwinshi udatuza kwigwizamo, ariko nubwo abayigize banyuranye bwose bibabuza kuba magirirane iteka, igahorana ubumwe butangaje bwa Roho Mutagatifu, buri wese agahanira icyagirira bose akamaro, bityo ukayiha kubyiruka neza no kugenda yaguka ku buryo ihinduka ingoro ngari ganjemo. Niko kugena uburyo buzatuma imirimo mitagatifu ikorwa ubudahwema, gushyiraho abanyabutumwa bagabyemo inzego 3 zuzuzanya, wabeho bagukorera iteka, mbese nk'uko na kera mu ntangiriro wari waritoreye bene Levi ngo bajye bakora imirimo yerekeranye n'ingoro yawe ntagatifu. Nibwo rero mu ntangiriro ya kiliziya yawe intumwa z'umwana wawe zimurikiwe na Roho Mutagatifu zatoranyije abagabo 7 bazi ko w'inyangamugayo ngo bazibere abafasha mu mirimo ya buri munsi, maze zibone uko zirushaho kwibanda byo gusenga no kwamamaza ivanjili. Abo bantu bamaze gutorwa bavugiraho amasengesho kandi zibaramburiraho ibiganza ngo zibashinge umurimo w'ubugabuzi. Turakwinginga Nyagasani kugira ubwuzu wite kuri abayoboke bawe, tugeneye twiyoroheje umurimo w'ubudiyakoni kuri alitari yawe ntagatifu. Turakwinginga Nyagasani boherereze Roho Mutagatifu abatera imbaraga, bagire za ngabire ndwi z'ubuntu bwawe, kugira ngo bazashobore gutunganya nta buhemu umurimo bashinzwe. Imigenzo myiza yose ishingiye ku ivanjili irabakoraniremo, bagira urukundo ruzira uburyarya n'umutima uhorana impuhwe zo gufasha abarwayi n'abakene, bamenye gutegekana ubwiyoroshye, barangwe n'isuku y'umutima, kandi bashishikarire kubaho gikristo mu migenzereze yabo,
bahatire gukurikiza amategeko yawe yose kugira ngo imbaga ntagatifu nibone urugero rw'imibereho yabo ishishikarire kubakurikiza. Barajye bumvira mbere na mbere mutimanama wabo ubabwiriza ikiri cyiza, bahamye ibirindiro muri Kristo kandi babe indatsimburwa ku migambi iboneye, maze nibakurikiza hano ku isi urugero rw'umwana wawe utarazanywe no kugaragirwa ahubwo wazanywe no kumugaragu wa bose, bazashobore kwima ingoma hamwe nawe mu ijuru kubwa Yezu Kristo nyine umwana wawe n'umwami wacu. Imana mubana mugategekana mwe bwa Roho Mutagatifu uko ibihe bihora bisimburana iteka. Bakristo bavandimwe, ubu abana b'abafaratiri bamaze kuba abadiyakoni, tukaba rero twungutse abadiyakoni 10 bose. Tubishimira Imana mu mashyi. Bagiye rero guhaguruka, aho bari bapfukamye bahagarare, hanyuma abadiyakoni bagenzi babo bari basanzwe mu rwego nyine rw'ubusaserdoti baze kubambika imyambaro ya kidiyakoni nyine izajya ibaranga mu butumwa bw'imirimo mitagatifu bahamagariwe gukora muri kiliziya. Kurambikwa rero indangabubasha uburyo bujyanye n'urwego bamaze kwinjizwamo, ifata urutugu rw'ibumoso igapfundikirwa ku rubavu rw'iburyo. Banambikwe kandi igishura cy'abadiyakoni umwambaro wabugenewe ariwo witwa darmatika, kugira ngo umurimo bashinzwe guhera uyu munsi mu byerekeranye na liturujia ujye ugaragazwa n'ibyo bimenyetso. Mu gihe rero barimo kubambika, korali yabidufashije ikadushyiraho akaririmbo k'ubutore. Oh
murakoze abaririmbyi, murabona rero yuko abadiyakoni bacu baberewe, bashimira Imana kandi nabo tukabishimira tuyiha amashyi n'impundu. Bagiye rero no gushyikirizwa kandi igitabo cy'amavanjiri, uwo muhango ukerekana umurimo wabo wo gutangariza ivanjiri ikoraniro ry'abakristu n'uwo kujya basobanurira amahame ya kiliziya abakristu. Buri mudiyakoni rero aragenda asanga umwepiskopi amupfukama imbere maze ashyikirizwe ivanjiri ntagatifu ya Kristu. Diakoni Eugene ari natwe, akira ivanjiri ya Kristo ari nayo ubereye intumwa ubu ngubu. Ujye umenya ko ibyo usoma ugomba kubyemera, ibyo wemera ukajya ubyigisha, n'ibyo wigisha ukajya ubikurikiza. Diakoni Maurice Bizimana, akira ivanjiri ya Kristo ari nayo ubereye intumwa ubu ngubu. Ujye umenya ko ibyo usoma ugomba kubyemera, n'ibyo wemera ukajya ubyigisha, n'ibyo wigisha ukajya ubikurikiza. Diakoni Aroni Muhayeyesu, akira ivanjiri ya Kristo ari nayo ubereye intumwa ubu ngubu. Ujye umenya ko ibyo usoma ugomba kubyemera, ibyo wemera ukajya ubyigisha, ibyo wigisha ukajya ubikurikiza. Diakoni Ariston Ndayiringiye, akira ivanjiri ya Kristo ari nayo ubereye intumwa ubu ngubu. Ujye umenya ko ibyo usoma ugomba kubyemera, n'ibyo wemera ukajya ubyigisha, ibyo wigisha ukajya ubikurikiza. Diakoni Patrick Consolateur Nikora, akira ivanjiri ya Kristo anabereye intumwa ubu ngubu. Ujye umenya ko ibyo usoma ugomba kubyemera, n'ibyo wemera ukajya ubyigisha, n'ibyo wigisha ukajya ubikurikiza. Diakoni Innocent Nsaba, akira ivanjiri ya Kristo abereye intumwa ubu ngubu. Ujye umenya ko ibyo usoma ugomba kubyemera, ibyo wemera ukajya ubyigisha, n'ibyo wigisha ukajya ubikurikiza. Diakoni Eugene Niyigena Wizeyimana, akira ivanjiri ya Kristo ari nayo ubereye intumwa ubu ngubu. Ujye umenya ko ibyo usoma ugomba kubyemera, ibyo wemera ukajya ubyigisha, n'ibyo wigisha ukajya ubikurikiza.
Diakoni Valentin Mureyimana akiri ivanjiri ya Kristo arebereye intumwa ubu ngubu. Ujye umenya ko ibyo usoma ugomba kubyemera, ibyo wemera ukajya ubyigisha, ibyo wigisha ukajya ubikurikiza. Diakoni Narcisse Nsababera akiri ivanjiri ya Kristo ari nayo ubereye intumwa ubu ngubu. Ujye umenya ko ibyo usoma ugomba kubyemera, ibyo wemera ukajya ubyigisha, ibyo wigisha ukajya ubikurikiza. Diakoni Blaise Nzera akiri ivanjiri ya Kristo ari nayo ubereye intumwa ubu ngubu. Ujye umenya ibyo ukora, ibyo usoma ugomba kubyemera, ibyo wemera ukajya ubyigisha, n'ibyo wigisha ukajya ubikurikiza. Abadiyakoni bacu rero bamaze guhabwa ibikenerwa byose kugira ngo ubutumwa bwabo buzarusheho kugenda neza. Imihango rero yo kubaha ubudiyakoni irahumuje, bakaba bagiye guhabwa ibyicaro bya altari, hanyuma tugakomeza n'itangwa ry'ubupadiri. Igihe berekeza mu myanya yabo, umupadiri mushya yigira hino rari yabaye dushiriyeho akaririmbo. Umezi intore zawe, abavandimwe rero kunze ubumwe n'umwepiskopi wacu, tugiye guceceka akanya karinganiye dusenge bucece imitima yacu dusabira intore Imana yashatse gushyira mu rwego rw'ubupadiri kugira ngo isenderezwe ingabire zikomoka mu ijuru. Iryo sengesho nirangira watorewe ubupadiri araza guhabwa ingabire za Roho Mutagatifu abikereje ku mwepiskopi, aramuramburaho ibiganza akanamuvugiraho isengesho ry'Eguramana. Watorewe ubupadiri arasaba umwepiskopi ahagaze imbere y'intebe ye nuko amupfukama imbere. Umwepiskopi aramuramburaho ibiganza ku mutwe ucece ntacyo avuga. Hanyuma abapadiri nabo bari hano bose baragenda bamuramburaho ibiganza ntacyo bavuga, ari nako bagenda bamukikiza kugira ngo icyo gikorwa kibe ikimenyetso cy'uko watowe yakiriwe mu rwego rw'abapadiri. Uwo muhango turawukurikira dusenga bucece. Igihe rero kujya hasi hariya hitaruye, hanyuma abapadiri nabo bose bari hano bagende bamuramburaho ibiganza bucece ntacyo. Natwe turakomeza gusenga mu mitima yacu tumusabira kugira ngo ingabire zenderezwa azakire neza kandi ziri mu butunzi. Tujye mu
Mariya bazamuye ibiganza we.
turasaba abakristo gutuza bakurikirana isengesho ry'Imana cece Nina haba hari umupadiri ubu marite bajanye ntawe